Hello everyone, Kitazi Fame, reka nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye hose murasuhuzwa na Anike Kitu. Twagarutse rero muri trending news, ubu amakuru agezweho ni amagambo Muyango yaje kuba yanyuza ku rukuta rwe rwa IG kuri stati yiwe. Aya akaba ari amagambo akomeye cyane, akaba ari amagambo yavugishije abantu benshi cyane, akaba ari amagambo yakoze ku mutima abantu benshi cyane. Ni amagambo Muyango yashyize ku rukuta rwe ari mu rurimi rw'icyongereza, gusa ndagerageza hano kubasamarizingira ibyo yavuze ndetse n'ibyo yatangaje, aho yagarutse ku kugira inama umuntu wese ndetse n'abakobwa bifuza kuba bajya mu bwamamare, kuba baba ibyamamare. Arababwira ati reka mbabwize ukuri, kwamamara ntago ari ikintu cyoroshye, ntago ari ikintu wapfa kujyamo gutyo gusa udakomeye, utiteguye kuba wavugwa, wasenwa, utiteguye urukundo rw'igihuha, utiteguye, mbese ni ibintu byinshi yaje kuba yatangaza, aho yagize ati nibyo rwose kwamamara birarabagirana, birishyura pe, bizana n'amafaranga. Gusa akomeza agira ati nubwo bitanga ayo mafaranga ariko ubuzima cyangwa se isi ya social media yakurya uri muzima. Ni nyuma rero y'ibintu byinshi byagiye bivugwa kuri Muyango. Murabizi neza yuko byatangiye ari ibintu biri aho byoroheje, tubona ari beef isanzwe afitanye na Keza Teriski, aho byaje kuba byazamo umugabo wa Muyango Kimenyi Yves, ndetse bikaza no kuba byajyamo DJ Brian, kugeza ubwo Kimenyi Yves ateze indege akigira muri Amerika, Muyango agasigara. Rero mu gusigara hari byinshi byagiye bibaho. Murabizi hari akazi Muyango yagiyemo ku Gisenyi, yagiye guhostinga ku Gisenyi, ariko ibyaje nyuma y'uko agiye guhostinga ni byinshi, aho njye nk'umuntu natekereje nkavuga ni ari njye nahita ndwara trauma, aho Muyango nawe ubwe yagiye kuri IG agapostinga agira ati umuntu uwo ari we wese uri kuza kungira inama nabanze ame amafaranga, kuko 90% y'ibituma nkora ibyo mwita ibyaha ni uko mba nshaka amafaranga. Rero ni byinshi byagiye bivugwa kuri Muyango, aho abantu benshi abamufataga nk'icyitegererezo batangiye kumuvaho bakamuvuga, ababyeyi bakamuvuma, bikaza no kuba byagera mu muryango wiwe, aho bimwe mu byo yatangaje ku rubuga rwe rwa IG, yasabye imbabazi umuntu uwo ari we wese wamukundaga, ariko bitewe n'ibyagiye bibaho akaba yaramwanze. Ikindi asaba imbabazi umuryango we, asaba imbabazi n'abantu bose bamufataga nk'icyitegererezo, mbese bamufataga nka role model wabo. Ikindi Muyango yaje kuba yatangaza, yavuze ko ibintu byinshi yifuzaga yuko kuri we bitamubaho, ikindi n'ibyo yabonaga wenda kuri we bitakabaye bijya hanze, ibyo byose byamaze kuba byajya hanze, aravugwa, aratukwa, kugeza ubu ngubu akaba bitewe n'uko ibyo byose yabinyuzemo nta kintu agitinya, aho yatangaje yuko ubu ngubu aje ari we, ikindi aje akomeye, akomeje, kandi ko ibyamuteraga ubwoba byose n'ubundi byamaze kuba byamubaho, ko nta kintu na kimwe kigifite kuba cyamutera ubwoba. Muri make ni nko kuvuga ngo ndaje ngiye gukomeza akazi kanjye, kuko twibuke neza Muyango nta kandi kazi yari afite akora, mu byo abona byose mu kwinjiza amafaranga yose abona ayakura mu guhostinga, ayakura kuri social media, ayakura kuri televiziyo akorera. Rero murumva yuko ni byinshi byaje kuba byavugwa kuri ino nkuru, ni byinshi abantu benshi bagiye batangaza, abo byakoze ku mutima. Ikindi hari abahise bavuga ati wenda
agiye kwisubiraho ariko siko bimeze ko Muyango yavuze yuko ibyamubayeho byose, ibyo yatinyaga kuba yakereka abantu, ibyo byose n'ubundi byamaze kumubaho already, ikindi aje gukora akazi ke nk'uko bisanzwe, ariko yagiriye inama nk'uko natangiye mbibabwira, yagiriye inama umuntu uwo ari we wese ushaka kwinjira mu buzima bw'ubwamamare yuko yabanza akitegura neza, yakumva umutima we ndetse n'ubwonko bwe byiteguye neza bikomeye, akabona kuba yakinjira mu buzima bwa social media. Muri makenya ni nko kuvuga ngo nakicuje, ndi kwicuza kuba narabaye icyamamare, kuko ni byinshi yagiye abonamo, hari experience nyinshi yagiye akura mu buzima bw'ubwamamare, aho yagize ati sobanuka, wibabarire, uhitemo intego kurusha ubwamamare. Ayo niyo magambo Muyango yaje kuba yatangaza ariko ku rubuga rwe rwa IG, muze kugerayo, biri mu rurimi rw'icyongereza, nuko nagerageje kuba nakuramo iby'ingenzi, avuga ni reka nze mbibahereze. Murabizi ko twebwe aha ngaha tuza tubahereza amakuru ari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga, waba ushaka byinshi byimbitse ku nkuru ukajya aho tukurangiye. Rero niba uzi yuko utari wakora subscribe, like, comment, bikore kugira ngo amakuru yacu trending news zijye zikugeraho 5 kuri 5. Ciao ciao.